buri binyabuzima byose bituriye kuri iyi si usanga ahanini bigiye bibayeho mu buzima bugiye butandukanye, ndetse akaba ariyo mpamvu usanga bimwe muri byo bitanyuzwa n'uko bibayeho. Ubwo zino nyamaswa zari ziri kuganira, hari akanya kageze noneho kaba akanya ko gutebya, aho buri nyamaswa yose igenda ivuga icyo itekereza kuri ngenzi yayo. Itegeko rero ryari rihari rigenga zino nyamaswa zose, nimba hari inyamaswa ibonetse ishaka kugira icyo ivuga kuri ngenzi yayo, iba igomba kukivuga mu mvugo nyandagazi. Wenda urugero, nk'aka gasimba k'urukara murakareba, kano wagira ngo ni umuturo. Wenda urugero, gakunda kwinyaho. Nimba kano gasimba koko gakunda kwinyaho, inyamaswa igiye kukavugaho igomba kukavuga iri kugatuka, iri kugasebya, kugira ngo n'ikindi gihe katazongera kugira umwanda. Ibyo byarabaye, buri nyamaswa zose zikagenda zisebanya, buri imwe ikajya ivuga icyo itekereza kuri ngenzi yayo, ariko mu mvugo nyandagazi. Ubwo bageze ku mpyisi rero barayisebeje neza, bayisebereza n'umurizo wayo. Ubundi ino mpyisi igize umujinya, mu gitondo kare cyane ibyukiye arubika igiye kureba Imana kugira ngo yibaze impamvu yayihaye wuno murizo. None inyamaswa zose zikajya ziyifatiraho furisha. Iyi mpyisi rero igaragara nk'aho itishimye, yahise ijya kureba Imana kugira ngo yisobanuze, iyihe ubusobanuro burambye. Nta kuntu rwose inyamaswa zajya ziyimenyera ngo ifite umurizo mugufi, ibi bintu ngo izabyihanganira. Ntibyatinze ako kanya impyisi yageze ku Mana, ubundi igeze yitangira kubaza Imana ibibazo bigiye bitandukanye, ari nakivuga ati: Mana, kubera iki wampaye isura ihenamye nk'iyabinyotwe, noneho ikirenzeho ukanampereza n'umurizo utameze nk'uw'izindi nyamaswa? Mana, rwose simvuze byinshi, ariko pe rwose warandenganyije. Imana ikimara kumva ibitekerezo by'impyisi, Imana yabwiye yino mpyisi ko ibi byose yabikoze kubw'impamvu, ndetse kugira ngo yino mpyisi byizere neza. Imana yahaye ikizami yino mpyisi. Imana ibwira yino mpyisi ko igiye kuyihereza intongo y'inyama nziza, ikayijyana mu rugo, nyuma y'iminsi 3 ikazayigarura, kandi ikazayigarura nta kintu yakozeho, mbega uko yayihaye ari nako yigaruye. Ubundi yino mpyisi yarabyemeye. Imana nayo ivuga yuko rwose ibi bintu nibiramuka bikozwe, impyisi ikagarura inyama nta kintu yakozeho, rwose impyisi byirasaba Imana byose igomba kuyibiha. Impyisi ikimara kugirana amasezerano n'Imana, ubundi yaratashye itahana intongo y'inyama mu kanwa. Iyo ntongo y'inyama rero yari izayigarura nyuma y'iminsi 3. Ubundi yaragiye iterera agasozi ka mbere, yumva nta kibazo, iterera n'akandi, yemwe yumva nta kibazo gihari, ariko itereye aka gatatu, umuhumuro wa ya ntongo y'inyama ukomeza kuyiganza, ibura ukuntu ibigenza neza mera arayica. Ako kanya diregiti yahise ifata ya ntongo y'inyama itinaga mu kanwa, ihita imireraho. Manza ariyo mpamvu y'ino nyamaswa bavuga ko ariyo ya mbere igira mero. Kwihanganira ikizami cy'Imana yayihaye birayigoye, paki ihita irenga ku mategeko ako kanya diregiti. Iki ni ikibazo. Ni inda nini, kandi hari n'abantu bameze gutya. Nyuma y'iminsi 3 imaze gushira, impyisi nanone yarongeye igaruka ariko ifite ikimwaro cyinshi cyane ko yari igiye guhura n'Imana, kandi amasezerano bari bahanye rwose yayishe. Iyi nyamaswa rero bitewe n'amero yayo byarangiye irenze ku masezerano yagiranye n'Imana. Kandi koko ibi bintu bijya bibaho no ku bantu, ugasanga umuntu umubyibuho waramurenze, kwivuro baramubuza ati wa muntu wagereka ibintu by'amavuta, ibintu by'amasukari no kuryagagura, ujya ibintu bya bindi bikunda kubyibushya. Ariko ugasanga uwo muntu avuniye ibiti mu matwi, ntago ashaka kumva inama za muganga. Ejo n'ejo bundi yabyibuha, ugasanga ukuboko kungana n'igice kimwe cya bisi. Hari ukuntu bajya babyibuha, noneho ugasanga waba umushyize ku ntebe yicare, ugasanga yose ahise yuzura. Twarumiwe nk'abantu, mugabanya amero rwose, muze twerekane itandukaniro ryacu n'impyisi. Ntibyatinze impyisi yageze ku Mana n'ikimwaro cyinshi cyane. Namwe murabizi Imana ntacyo wazibwira mu gihe mwasezeranye ikintu ntucyubahirize. Rwose nta kintu wazibwira, nta yandi mavugano. Imana ntago imenyero. Kwa kundi babuza gukora icyaha mukanga mukanagikora, ku munsi w'imperuka muzaba mureba. Nyaboneka mwahindutse. Hari umunsi ntabivuga, mwahindutse. Ntibyatinze Imana yatangiye kubwira ino mpyisi, kubera ko yarenze ku mabwiriza yari yahawe n'Imana, ikica amasezerano bari bagiranye, bityo
ibyo nayo yisaba rwose itari buze kubikemura, cyane ko rwose kubera kutihangana kwayo n'ubundi ibi bintu byo rwose Imana yabikoze ibizi ko rwose iyi nyamaswa ikwiye umurizo w'igice kandi ikaba ikwiye igisura nk'iki ngiki, kubera ko ino nyamaswa ntabwo ishobora kwihangana umunota n'umwe ngo yihanganire intongo y'inyama. Amera ahita ayifata ubundi ugasanga irahemutse. Yewe data we, iyi nyamaswa ni inyamero, ntabwo wayirindisha abana bawe cyangwa iki, nka kwa kundi bafata imbwa bakajya kuzorora kugira ngo azajya yibindisha umwana igihe adahari. Waba uhemutse, yewe waba uhemutse rwose. Iyi mpyisi yabonye bigenze gutyo rero itiriwe ivuga byinshi, yahise yigendera iva aho ngaho. Igenda ubwo. Buri ikintu cy'impyisi ni kibi, kigira amero akabije, cyagukuramo n'umwuka. So iyi ni intego yacu tugezeho zino video. Nanone mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana. Murakoze.